Kristo Yezu nakuzwe, katuganire ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kubaka neza urugo. Wakwisuzuma ukareba niba ibingibi ubyujuje wowe ubwawe utiriwe ureba kuri mugenzi wawe, niba uburamo kamwe ni icyuho cy'ibibazo by'urugo rwawe. Tubanze dutabaze Roho Mutagatifu adufashe kumva no kuganira neza. Mbibutsa yuko ugize icyo ushima, ugize icyo watwunganira, ugize watwandikira ukatubwira, ni ukuganira. Nta muhanga mu rugo, igihe cyose tuba dukeneye guhugurana. Duhugurane rero kubana neza gikristu. Iryo ni ijambo ry'Imana dusanga ni ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 5, umurongo wa 21, tukaza gusimbuka tukajya kuri 33, umurongo wa 33, noneho tukaza kongera gusimbuka tukajya ku mutwe wa 6, tukareba umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Aho haraba hahagije. Reka tubanze dusenge tubone kuriganira ku izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu. Amina. Roho Mutagatifu turagukeneye, tugukeneye mu miryango, tugukeneye mu rugo rwacu, tugukeneye mu bavandimwe, tugukeneye mu bana, tugukeneye mu bamama, tugukeneye mu bapapa, kugira ngo duhe kurushaho kukumva no kukumvira, twubakire urugo kuri wowe, maze koko urugo ruba ijuru ritoya, ruba urugo rw'amahoro ruyobowe nawe Mana Roho Mutagatifu. Utwumve Roho wa Nyagasani. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu. Amina. Kadusome ijambo ry'Imana. Mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristu. Kristo Yezu nakuzwe. Ntabwo mushobora koroherana mutifitemo Kristu. Mbere na mbere murabanza mukagira Kristu, noneho indoro yanyu ikajya ireba mugenzi we ikamubonamo nde? Kristu. Nubwo yaba acumuye ariko aba ashobora kongera akisubiraho, nk'uko nawe wacumura akakubonamo Kristu, ntahita aguca. Umutwe wa 30, umurongo wa 33 haravuga ngo nuko rero namwe buri mugabo nakunda umugore we uko yikunda, n'umugore yubaha umugabo we. Kristo Yezu nakuzwe. Ese aha hashatse kutubwira ngo iki? Namwe murabyumva. Umugabo ugomba gukunda umugore wawe nk'uko nawe wikunda. Ese koko muvandimwe wanjye umukunda nk'uko wikunda? Niba agize ikibazo akagwa mu ikosa, mufate nk'urugingo rwawe rutarimo gukora neza. Iyo urugingo rwawe rutarimo gukora neza, uraruguyaguya ukarutwara neza kugira ngo urebe yuko rwakongera rugasubira mu mwanya warwo. Niba rero uwo mwashakanye, ndavuga umufasha wawe, umudamu, umugeni wawe, umugore wawe, acitswe, ibuka ko ari umuntu. Kandi nawe umugore, ibuka ko umugabo wawe, ijambo ry'Imana rigutegeka kumwubaha. Ubaha umugabo wawe uko yaba ameze kose, keretse n'aba atakiri umugabo wawe. Ni umugabo wawe Imana yakwihereye, mwubahire ko ari umugabo wawe. Kristo Yezu nakuzwe. Reka turebe noneho ku bana. Nibimara kuva ku mupapa bikava ku mugore, bizajya no ku bana. Bana nimwumvire ababyeyi muri Nyagasani, kuko ari byo bikwiye. Ubahe so na nyoko. Mu mategeko yose niryo rya mbere rijyana n'isezerano, kugira ngo uzagire ihirwe kandi urambe ku isi. Kristo Yezu nakuzwe. Ese bana, muzubaha ababyeyi ariko mugiriye Nyagasani. Mbere na mbere namwe mugomba kwigiramo Nyagasani, kugira ngo abahe imbaraga zo kubaha ababyeyi uko bikwiye. Kandi murabona ko nimwubaha ababyeyi nibwo muzabona umugisha wo kuramba ku isi n'ahandi mugahirwa. Ubwo niba ibi ngibi utabikoze, ntuzagire ngo ni amahoro,
ahubwo ibi ngibi umugisha bari kubikuramo, ntabwo nawe urabyumva, ntabwo biba byuzuye, icyiza ni uko mubikora kugira ngo muzagire kuramba ku isi kandi muzahagirire amahirwe. Hari n'ibindi byinshi, umugisha nyawo muwukura ku babyeyi. Nimugire amahoro, reka twirebere kubaka neza urugo. Niba ibi ngibi utabifite, hari icyuho cy'ibibazo by'urugo rwawe. Gutekereza ku ijambo rivuga ngo urugo ni ijuru rito, iryo ukaritekerezaho cyane, ukabanza ukaryumva. Kuki urugo barugereranyije n'ijuru rito? Icyo ni icya mbere. Kuba ufite urukundo ruhamye rushingiye ku Mana, urukundo rwawe rushingiye ku ki? Tujye ku cya gatatu. Kuba wihangana bihagije, utabona agakosa ngo uhite wirukira mu gusakuza n'ibindi byinshi. Waba uri umumama, waba uri umupapa, ibi byose twese biratureba. Icya kane, kuba usenga ubirimo neza. Impamvu ugomba kuba usenga ni uko ingabire zubaka urugo zituruka ku Mana. Kristo Yesu akuzwe. Icya gatanu, kuba witeguye kubabarira buri munsi, kubera ko umuntu akora ibyiza ariko ntabwo hashobora kuburamo na gato kitambikamo. Kumenya ko uwo mwashakanye ari umuntu, ni umuntu, ntabwo ari Imana. Azajya acikwa nyine, duto turamucika, nubwo atari ngombwa ko tumucika, ariko hari utwo akora nawe atabishaka. Ni umuntu nyine, nawe ugomba kubimenya kugira ngo ujye ubasha kwihangana. Kuba ugira ibanga ry'uwo mwashakanye, iki kintu kirakomeye. Uwo mwashakanye ni uwo kubahwa, cyane cyane ugomba kutavuga ibye, byaba bibi cyangwa byiza, cyane cyane hahandi mu ibanga nyine ry'abashakanye. Ibibera mu buriri nta muntu ujya abivuga, byaba bibi cyangwa byiza. Iyo bibaye ari bibi, wenda nahasobanuraho gatoya. Iyo ari bibi bituma abantu bamufotorera mu ndorerwamo y'ikibi. Iyo ari byiza bituma abantu bamugirira umutezantombi z'uko abantu birirwa bamushakisha ukuntu bidakwiye, amuteza abantu. Icyiza ni uko wamugirira ibanga, imyitwarire ye ntuyishyire hanze. Ni wowe. Iyo mwashakanye ababaye, nawe uba ubabaye, nubwo utahita ubibona, ariko nuko uba utarimo kubireba neza. Twagiye kumenya gusaba imbabazi igihe waguweho n'ikosa, igihe wakosheje. Twagiye ku kindi, kuba uzi kubaha uwo mwashakanye. Niba utazi kumwubaha, nawe ubwo ntabwo uba wiyubashye. Uwo mwashakanye muri umubiri umwe. Guhora wishakamo ikosa kandi igihe cy'ibibazo by'urugo, aho gushaka ko bazakubanza kugusaba imbabazi, banza wowe ubwawe, haranira kubanza gusaba imbabazi mu gihe mwaguweho n'amakosa, mu gihe wowe wabonye ufite ikosa. Kumenya amakosa yawe ni ubutwari. Mujye mwirinda kurarana ikibazo ngo ni gitoya, mugikemure kirangire kikiri kimwe, kuko kigenda gishibukaho n'ibindi iyo mutinze. Noneho ugomba gucunga intege nke za mugenzi wawe ziri. Uzaba ukunze nka Yezu. Urugero, niba wenda uwo mwashakanye ari umusinzi, niba ari umusinzi, ntabwo ari igihe cyo kuvuza induru no kumuha akato ngo umwirukankane ku musozi. Oya, wibuke icyo ijambo ry'Imana ryagutegetse. Ahubwo mu neza ugenda umushyiraho, umuguyaguya, muhendahende, azageraho Roho Mutagatifu amumurikire, abone ko bya bintu koko atari byiza. Urugero, niba mwashakanye uri umusambanyi, hora umwegera, umuhendahenda, ushaka ukuntu waziba cya cyuho. Hahandi agira intege nke niho ugomba kwibanda, kugira ngo hajye hagenda abasha kubona, abasha gutuma amaso ye areba. Mbese uhora uhasana, uhora uhafashe,
ukora akazi kajyanye n'iby'urugo, ariko uwo mwashakanye nawe arakureba, ubuzima bwe burakureba. Ubwo nyine ahafite intege nkeya niwe ugomba kuhegera ukahasanasana. Ni imbaraga nyine za Roho Mutagatifu. Ugomba kumenya neza ibibabaza umukunzi wawe n'ibimushimisha. Ugomba kumwiga ukabimenya. Ntabwo ari igihe cyo kumuha induru n'akato twabibonye. Kandi ukamenya no kwisobanura neza ku byo ugomba kumenya kwisobanura neza ku byo yaguhaye nk'inshingano mu gihe wazirenzeho, ku byo mwumvikanye wabona ugomba gukora mu gihe wabirenzeho. Haba hariho amategeko y'urugo, ingamba mwihaye kugira ngo urugo rukomeze kugenda neza. Iyo uzirenzeho uba ugomba kumuba hafi ukisobanura neza. Noneho ugomba kumenya gutanga imbabazi mu gihe uzisabwe, utagombye kugorana. Gusaba imbabazi ni byiza, biranavuna. Kandi ukanamwereka yuko uzimuhaye wishimye. Kumenya ko buri wese umugisha wamunyuraho, nta kwifata ngo wigire ngo ninjye ukorera urugo, ngubwo mfite akazi wenda ngo ninjye ukora ninjye urutunze. Nawe hari ahandi imigisha yanyura ikinjira mu rugo, kandi wasanga imigisha imunyuraho akabasha no kuguyaguya ibyo ukora akazi ukora kawe, hari ukuntu akaguyaguya, Imana imunyuzaho umugisha. Nawe yajya gukora amafaranga yakinjira, cyangwa n'izindi nzira, umugisha wamucaho, urugo rugatera imbere ari we unyuzwaho n'umugisha. Wowe ufite akazi ntabwo ari wowe shingiro ry'ibisubizo by'urugo gusa. Nawe byahagarara, nawe inzira zikamucaho. Nta kumufata ngo ubwo udafite akazi kora nkuzirike nkubohe ngo ubwongo, oya, muha uburenganzira nawe agira uburenganzira bwo gushakisha wa mugisha. Murakoze rero. Ugomba kwimenya wowe ubwawe, icyo ugomba kwikosora n'icyo wakomeza ntikigucike. Ntawe umera nk'undi, nibyo, ariko impano isumba izindi ko mwashakanye ni ukugerageza kumubabarira no kumwihanganira hahandi agira intege nkeya. Ariko nanone nta wamushimira intege nke, ariko hazajya hagenda hakosorwa, nawe niwe uzajya ugenda uhahoma. Kristo Yezu nakuzwe. Twibutse ijambo ry'Imana twatangiye dusoma, riduha imbaraga turusheho guha agaciro gakomeye abo twashakanye, aho guha agaciro amakosa bakora, ahubwo twibuke n'ibyiza badukoreye, bitume tubahanaguraho amakosa baba bakoze. Bavandimwe, ni ugusaba imbaraga, ariko izo mbaraga zirahagararirwa no gusenga dufashe, kugira ngo turusheho kuba muri rya juru rito Imana yatwihereye. Mugire amahoro y'Imana. Abo twashakanye ni beza, uwo mwashakanye ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza. Mukunde, gerageza umukunde, nta kundi nyine ni byiza, arimo Imana, ni ingabire Imana yakwihereye. Murakoze. Imana ibongerere umugisha kandi ibahe amahoro mu rugo rwanyu. Uyu mugisha rero tuvuga, akantu k'ipfundo, izingiro rya byose, ikiganiro. Uyu mugisha umanukira mu kiganiro cy'abashakanye. Abantu babiri bagomba kuganira, kuko iyo mutaganiriye umwe agenda gukeka, akavuga ati ubwo yatinze, akavuga ati buriya ubwo amaze iminsi mu kazi, ntawamenya. Kandi koko iyo umuntu yihereranywe arashukwa. Ni ngombwa ko mufata umwanya mukajya kubiganiraho, akakubwira uko agukeka, akakubwira ibyo yagutekerejeho, akakubwira ibyo akwifuzaho, nawe ukamubwira, bikarangira bikava mu nzira. Hari n'igihe usanga uko yagutekerezaga atari ko umeze, akagenda amaze kukumva neza. Iyo umuntu mutaganiriye ntushobora kumumenya, kandi ntibikubuza kumutekereza. Uko umuntu rero gutekereza, ntugatume ariko yiyubakamo, mwubakemo indi shusho yawe, wowe uwo uri we. Murakoze rero. Ngaho ikiganiro cyacu reka tugisoreze aha ngaha, ariko niba dushaka kubaka, niduhorane ikiganiro, duhorana byinshi bitandukanye,
duhorane ikiganiro. Imana ibongerera umugisha. Bayi bayi, nimugire amahoro. Kristo Yezu nakuzwe.